ukimara gukizwa no guhabwa izo nshingano nta mbogamizi wigeze uhura nazo? Imbogamizi nahuye nazo cyambere abona arinjemo ntibahise bangirira icyizere. Umuntu mwari muzi ufite amadrede amaso yaramenetse uba amaso ari kugenda aba nk'ay'abana urabona ko asigaye ameze nk'akabebe kundi ijoro ryarahiye ntareba n'imvugo n'iki none nakwegera umuntu agakikira ishakoshi kavuga ati ejo bundi bibye bibiri ejo bundi bibye telefone kabona arayikikiye kandi narabatijwe. Urumva rero urugendo narwanye n'ikosi. Hari umuririmbyi wenda kubakijijwe leta yabyumva uba mu ndirimbo z'agakiza zo gushimisha Imana no muri 36 harimo igitero kibanga mvugutira kandi ucure umaremo inkamba umpindura igikoresho wishimira. Iyo ikijijwe Imana igufitemo umuteguro ku mukozi wayo ikunyuza mu ikosi yayo mu ishuri ryayo ry'abanyamwuka bita ishuri narinyuzemo. Mushiki wanjye nahuriyeyo na byinshi. Tubahaye ikaze mwese abakurikiye Glory House TV, tubashoboje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murabizi ko Glory House TV turebera hamwe icyazamura ubu bwami bw'Imana uyu munsi wa none. Ese ko nsanzwe mbazanira abatumirwa uyu munsi wamenya ari nde nakuzaniye? Ni ukuri ngutaye amatsiko ariko mukanya ndaza kuyakumara. Nk'ibisanzwe ni ngiye muri kumwe mu kiganiro umukobwa wanyu Brenda. Ntabwo nshaka kubicisha amatsiko uyu mutumirwa, ndabizi mwamunsabye kenshi cyane ariko finally yageze kuri screen zacu na mikoro za Glory House TV. Turabakiriye Pasiteri. Abantu bamaze igihe bambwira ati watuzaniye abantu benshi ariko hari uwo tutari twabona. Nkabaza se uwo ninde avuga ati Pasiteri Theogene ariko uyu munsi nshishijwe bugufi no kuba Imana yatugiriye umugisha tukababona. Turabakiriye. Twishimiye ikaze muduhaye natwe turanezerewe kubana n'abakurikiriye channel Glory House TV. Birimo biraza ndava hano nabimenye ariko twishimiye kubana namwe. Ubu munsi waruye Imana yari yarateguye kandi nkunda nanjye abantu bavuga Yesu. Amen. Pasiteri yaba yubatse yaba Pasiteri Niyonshuti Theogene niyo mazina yanjye yombi. Nkaba nubatse mfite madamu n'abana 3 umukobwa umwe n'abahungu 2. Njya nongeraho ngo abana beza basanase. Abandi umupasiteri wari urushye aruhiye mu byaha Kristo aramurohora. Njya nongeraho ngo nari narazahaye Kristo aranzahora. Ati nari narazahaye Kristo aranzahora. Ndakeka neza ko namwe mudukurikiye muzi uburyo Kristo hari ukuntu azamura, hari ukuntu azahura, hari ukuntu afata umuntu aho ngaho yari yarazimiye akamuzamura. Nibyo Pastor ari buze kutuganiramo abinyuramo ariko aduha n'ubutumwa twebwe urubyiruko, twebwe uyu munsi twumva yuko tutabizamo, twebwe twumva ko hari ibyo dukura Imana yatwibagiwe. Ngira ngo Pastor w'urubyiruko ngiye nsigaye mwita Pastor w'urubyiruko kuko hari byinshi arimo kugenda akora muri societe nyarwanda. Pastor, mbere ko twinjira mu kiganiro banza utubwire niki kikunezeza, niki kigushimisha, niki kikubabaza? Nezezwa no kuba Imana yaranyubakiye kuko hari ubuzima nabayemo ibyo kubaka cyangwa kugira umuryango mbona ko bitashoboka. Ko narishwe n'ifite shangazi twasigaranye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bajyaga bamusanga ubwo urumva ni mushiki wa papa bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye kandi ubwo nge ndiho. Ubwo babaga bambonye Nyabugogo namenetse nefite dread ku mutwe, ingendo narahinduye, imvugo zarapfuye, ubu Yesu niwe uri kuzigarura nkaba ndi kuvuga neza. Ni ikintu kinezeza ni ukuba wa wundi babonaga ko nta cyasigaye. Ubu nanjye nkaba ndi umugabo nubatse umuryango wacu ukaba utarazimye kuko maze kugira abana
nene ikigeretse kuri ibyo nkaba ndi n'umukozi w'Imana uhindurira benshi ku gukiranuka cyangwa kumenya Kristo. Icyo nicyo kinezeza. Ikimbabaza mu buzima ni ukuba mbyaye gatatu, byumve ni ingaruka z'amateka ya Jenoside, mbyaye gatatu ntawe nereka abana. Iyo ngira ababyeyi ubwo nanjye mba mfite abo nereka abana. Ubwo byumvikane ko niba ntabo nereka abana nta n'umpemba, ntawe uza kumpemba. Ubwo urumva ni igikomere nsangiye n'umuryango. Ari madamu tujya mu birori by'abandi baje guhembwa, ko niba ari pasiteri ufite abo uyoboye byanze bikunze uwaje guhembwa aravuga ngo pasiteri mu rugo mfite abashyitsi, kandi uzane na madamu. Twe tubyaye gatatu, ibyo baje gukorera uwo mubyeyi bakabaye babikoreye madamu, nawe barabimukoreye. Urumva ni igikomere cye kiramubabaza. Ikindi muri vakansi wenda abana nibamara kwigira imbere, abana bazajya basubira ku ishuri uko abana bari kuganira, umwe abwira undi ngo nagiye kwa sogokuru, nagiye kwa tonto. Abana bo ntaho bafite bazajya, ntacyo bazaba bavuga, ahubwo ubwo nibamara kumenya ubwenge bazajya bambaza ngo tonto ninde, bazajya bambaza ngo kwa sogokuru ni hehe. Urumva rero ni uruhererekane rw'ingaruka y'amateka. Ibyo nibyo bimbabaza mu buzima bwa buri munsi. Naho ibindi by'ibyara umubabaro Kristo abihindura umunezero. Amen. Iyo pasiteri umunsi we wagenze neza, wagenze neza ukavuga ngo uyu munsi wandyoheye, uyu munsi wagenze neza, ugatana no kubwira madamu ati mada ngwino urebe ndanezerewe, uwo munsi wahuye n'akahe kantu? Ikintu kinezeza mu buzima nkanezerwa ni ukubana n'abana bo ku muhanda. Birane iyo ndi kumwe nabo, mbasha gusa nabo, mbasha kuvuga nkabo nk'umuntu wabanye nabo, kuko nzi ibyo bakeneye kuruta uko undi muntu yabimenya. Iyo ndi kumwe nabo mpindura imvugo, ati mwana biteze, ako ka mwana nongeyeho, sangira nabo ibigori nkaba navungura nkanaga kamwe muteye nk'agasama kijyama. Biranezeza kugira ngo mbone umwana umwe uhinduka. Ejo bundi nabatije 27 biturutse muri ubwo butumwa bwo kwisanisha n'abana bo muhanda, kugira naho mu rugo mfite abo mbana nabo nakuye mu muhanda baraza tukabana mu rugo. Urumva rero mu bine na madamu arabizi, iyo turi kumwe bahita banga umuzigo wa pasiteri ari kumwe. Ubwo mbese baba bazi ko ni umuzigo wanyu, mbese ubwo bavuze ngo ni madamu wanyu, pasiteri yatuzaniye umuzigo we mwana, nawe bikamunezeza. Azi ko nezezwa no kubana n'abababaye cyane kurutaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ariko cyane abana bo ku muhanda bishwe n'ibiyobyabwenge. Pasiteri, uvuze kuri ako kantu k'abana bo mu muhanda, urabona umajije kuba pasiteri, wari hari igihe wabayeho umeze nkabo. Uyu munsi wa none iyo ugiye kuganira nabo, ntabwo habamo abakwishije bakavuga ati reka mwana uri yaradukwepye yabaye undi wundi, wenda bagasa nkaho bakwishishamo nibaze. Wenda nkikizwa umunsi nakiraga Yesu umwami n'umukiza, narabasanze ndababwira ngo nakijijwe mwana. Urumva n'imvugo zari zikiri, bahita banga umvu no mutipe ngo yakijijwe bana. None umwe muri bahita mbaza ngo Babiloni zakurambitseho ibiganza, avuga ngo abarokore bandambitseho ibiganza. Ndambabwira ngo zabindambitseho mwana, itafusekera icyo ngo Babiloni zamurangije bo nuko nyine bayibone no bamiminsi avuga ati ejo nuzacoma babona sincomye, gusa ukwezi kurashira babona kurashize, amezi 3 amezi 6. Ndabyibuka nyuma y'amezi 6 batatu muri abo twabanaga bahise babatizwa mu mubatizo ukurikiye, kubera iki babonye ko mbishoboye. Baravuga ati burya nawe twuzi ko Yesu yadusanga. Ubwo babatijwe nyuma yanjye, umwe ni perezida wa korari, undi ni umudiyakoni ku itorero. Noneho bose babaye n'abashoferi, babiri batunze izabo, undi atwara fuso. Urumva hari imigisha iri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu nanjye numva ubutumwa bwa yego nsa nabo ngezemo. Iyo ngeze mu bubatse mitansa nabo, imugoroza bubatse. Iyo ngeze mu bajene mitansa nabo. Ni impano Imana yanyihereye. Buri cyiciro cyose ngezemo ngiye kukibwiriza sanacyo. Niyo mpamvu rero
ahantu ngeze nsa naho. none se pastor nimba atari kukwinjira wambara ukambwira iyo urimo urababwiriza kubera ko ngubu hari uburyo wabwiriza bitewe nyine n'abantu mo kubwiriza iyo urimo kubwiriza nk'abo bana bo mu muhanda ni ikihe wenda cyanditswe ukoreshwa bakura kikabavanayo nyine ni ihe teri mukoresha kuko sinzi hari aho nabonye mwakoze ikiganiro urimo ati ngiyewe mfite uburyo nagenda bo nababwira kandi wowe nago wazibabwira gutya ngo bakumve nyine ni ihe strategy ukoreshwa bwati okay noneho natwe turabiretse kimwe muri byo wenda terime nkoresha cyangwa methodology nkoresha abenshi iyo babonye abantu bo ku muhanda babona ko byarangiye babona yuko babona ko batakira abantu mbese kandi nabo bamaze kwitakariza iki ibyiringiro. Icyambere ni ukubereka urukundo, cyo bakeneye ni urukundo kuko iyo ugiye umubwira ngo Yesu aragukunda ahita avuga ngo ubwo urahaze boss, ariko iyo ngiye ngo nawe Yesu arakwemera mwana ko nongeho ka mwana ahita avuga ngo uziko boss nawe bana boss ubwo baba batarananyita pastor. Bijye shobora gusanga bari gukina urusimbi ahantu batanzi mu irigara kandi bakubonye we bahita biruka. Hayo nge shaka ufata ibiri nkaba nayishano cyangwa iteberezo ku mukandara nafite ibiceri nkabizegeza nkazamana kuko bicara bari gukina urusimbi bati murasigase ubwo urumva ba mu mwanya utabona ko ari mu boss uze gukina urusimbi. None namara ko mu mwanya n'ibyo biceri ndi kuzegeza nkahita mvuga ati ariko namuzi ko Yesu yabemera mwana nazamura bibiri ni cya pasteur ndaga ariko ubwo urumva byibuze ntago bakinyikanze ngo bagende ati nanjye narapushaga ariko nakiriye Yesu ubwo se byavamo se bese bisaba ko nisanisha nabo muri urwo rwego rwo kwisanisha nabo rero bituma banyumva vuba. Urumvikana yuko hari benshi bakiri muri ubwo buzima batwajwe igitugerwa bafite imana nkuko tubwiye ati hari ababaye abashoferi hari abasigara abadiakoni ariko uyu munsi wa none imana yarabafashe yagiye bafata igukoresheje nk'igikoresho cyayo. Uyu munsi nkatwe nk'urubyiruko niki dushobora gukora kugira ngo dufashe abo bene data bakibaswe ni gute twabikora nkatwe nk'urubyiruko kuko ari gihe usanga twifata tukavuga reka ubwo nzagumana ngakiza kanjye kandi nyamara ngiye nk'urubyiruko nkamubwiriza abyumva kurusha pasiteri wo hejuru yaza akamubwiriza ni gute nabigenza. Wenda kimwe muri byo ndatanga inama mu buryo bubiri. Ubwa mbere ndabanza sobanura abana bo ku muhanda noneho ndenge kuvuga abana bo ku muhanda mvuga bakoresha ibiyobyabwenge bose. Abana bo ku muhanda nibo ndi buhero mbere yuko ntanga urugero kubakijijwe. Abana bo ku muhanda icyambere ntitubabonemo niba ndi buvuge satani cyangwa dayimoni ntitubabonemo byibuze ko byarangiye ngo yariciye burundu. Burya uko umufata niko ahita kumerera. Numusanga umufata nk'ikirara ruharwa arahita bikirara ruharwa ariko numufata nk'uwangijwe n'ibiyobyabwenge ariko ugifite ibyiringiro arakumva rwose kuko akeneye umutega amatwi akeneye niwe yabuze kuko umubonye wose nkari nk'ibintu ntajya nibagirwa mu buzima nyikoresha ibiyobyabwenge ndi imbobo ndi Marine Nyabugogo. Iyo umuntu acoma ari imbobo ari ingege buri muntu wese amurya inkonje izo nisinga inkoni z'uginga umugeze wese akubita iki inkoni ngo deni no mbo ariko byibuze umugeze kamwata mwana tibiteze tayibaza umukire cyangwa uyu musore ubundi umuntu wese udasa naho bamufata nk'umukire nushaka we nta natanu ufite tubango boss ati nsigira se urumva ahita yibaza uyu muntu utandiye inkonje akanasuhuza bitebyiwe. None tubanze tubone yuko batari shitani iri mu muhanda bisanzaho kuko ari n'impamvu ari aho ruwaza amateka amakimbirane yo mu muryango noneho ntari mu muhanda kuko abishatse abonye uko avamo rwose yavamo. Urumva noneho nk'urubyiruko twe dukijijwe rero ntakeneye kumubwira Matayo ntakeneye kumubwira Filipo ntakeneye kumubwira itangiro kuko ahita abona kuhaza uje kumuteta mwihuru mwishisha kuko icyambere ahita abona ko ntaho muhuriye yisangire za nshuti ze uyise ubyumva yisangire za nshuti ze komeza umugire inshuti we azibaza ko mama na papa na bakuru banje bamaze kunta kandi yisanzana atafite imbaraga zo kwikurayo wa mwana wo kwa papa Clement we kucyakira inshuti yanjye. Urumva neno
unamufata umujyane mugende gusenga nave akagira inyota akanywa ka Primus mureka akanywa kuko siwe wakamukuraho ariko kwa kumujyana mu rusengero akava akanywa Primus ntucike intege ejo wongera umujyane urumva nashaka ashire gisigara nashaka ryinjirane mu rusengero aze kurisohokana ari kuricoma urumva aho ngaho ariko ntuyise umukwepa ngo kari kurimo nashaka ari nk'umuhagaze iruhande urumva we icyo uri gukora ni kimwe wamugejeje mu rusengero kandi nta muntu ujya upfira imbere y'Imana byanze bikunze azakira Yesu. Ndatanga urugero gato. Hari umwana nasanze ubundi mu buzima bwanjye nubwo ndi mu bwo buzima bwo ku muhanda nabaga mu binamba nikoraga akazi ko koza imodoka rimwe ngiye kogesha imodoka mbona uwo twabanaga mu nzu agiye gucoma nabaga mbona hagiye ndamuherekeza ariko mwana pasteur urashaka iki ariko ndamuherekeza aruroringa muhagaze iruhande akuramo imbuto araruroringa neza ukaruroringa bati mwana pasteur ati wewe warakijijwe man ati nari kwesa arakwemera muhagaze iruhande duhagararanye mwiriga ku buryo nuwasangaho ntiyamenya ko nagiye gucoma ariko mfite icyo nshaka kugeraho ndavuga ati ncungira abo bazungu bose wamenya mbwiye ngo iki arambwiye ngo nimurebere ko nta bapolisi bahari ati we coma nta bazungu bahari man nanjye nuko namushubije amaze kukaroringa no kurumwa mate no baneza nanjye nagucungiye nanjye turajyana gusenga tumvune mu pasteur tugasura imere sahita mbwira ngo urame biryo nitujyana cyo gihe ndi mwarimu ntaraba pasteur ariko umuntu ukijijwe wese batamita pasteur turamanukana kuri ADPR ikiruhuri cyo gihe none akoreraga arangije yinjira mu rusengero yari amataniro y'umugoroba nimwe ngo tambuka yicara ari imbere man aniko namubwiye ahita nsubiza ngo ari imbere ni danje mwana pasteur kaniyicarire hano inyuma ngo reka yicare inyuma ngo imbere ni danje nimwe aticara nta kibazo ndagenda nyobora amateraniro korari maze kuririmba urabona ko imbere abahagaze abakobwa korari kenshi birimo abakobwa n'abamama igiye kwicara mbona arahagurutse abagenda gake gake kubera imigazo kagira ngo aragenda mu mazi abadiyakono bagiye kumutanya bati mu murekaze ninjye wamuzanye araza ahita nyongorera ngo bari aba baby bararirimba neza korari ngo n'aba sister bari aba sister bari aba baby yarazamutse gusanga imbere aho barimo kubera natwe twateguye hasi ntabwo twaterana ndeje kuko ari amataniro y'umugoroba igitaramo bari aba baby bararirimba neza none se wabongeye indirimbo bituma tugenda wicare bari aba baby ndabongera indirimbo yo mwango genda wicare yakora ndengera indirimbo ni ari kubyumva none tugenda wicare bari aba baby ndabongera indirimbo ahita ambwira ngo ko nshaka gucoma se mitamubwira ngo jya inyuma y'urusengero ucome ongera ugaruke ko niyo mubwira ngo wijyayo nubundi ari kugenda kandi ntagaruka mwatijya inyuma y'urusengero ucome wongera ugaruka ahita ambwira ngo za Babiloni nizihasanga se arubwo aravuga ashinzwe umutekano namwe tubabwire ko ari pasteur wakozanye aragenda aracoma aragaruka yumva ijambo ry'Imana arakizwa turamubatiza ubu no umuririmbye muri korari ubu yarubatse afite madamu atwara imodoka urumva kugira ngo mugereho uwo mwana umwe nuko nemeye ekamvuga ngo gusiga ibyubahiro byanjye nari mfite kugira ngo mugereho cyo shaka kuvuga ni iki rero dufite bagenzi bacu bakoresha ibiyobyabwenge bataba no ku muhanda bo muri ibyo bipangu kandi urubyiruko rumwe rwarakijijwe narwo ruba mu bipangu rufite iwabo bifite bakora akazi ko gusanga abo bagenzi babo bishwe n'ibiyobyabwenge babereka urukundo babavune babazana mu rusengero ntamubwire ngo jugunye ibyo bisigaruze tujye gusenga ahubwo mubwire ngo ngwino tujye gusenga Yesu aragukunda rimwe kabiri gatatu uko ahindura inshuti abona inshuti zo mu rusengero mpamya neza ko na Yesu nawe yigwijeho n'imbabazi n'urukundo iyo wamwegereye umushaka byanze bikunze arakwiyereka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda abashaka mwete bazambona umutera umwete wo gushaka Imana nawe ikarushaho kumwereka waba ari umusanzu ukomeye. Haleluya. Urubyiruko tugerageze dukora iyo bwabaga abo bene data no kuri tubereke icyo twamenye kuko nago twicuza pastor muri ubu buzima bwo kubaho. Urumva hari ubuzima bubiri, hari kuba warabayeho udakijijwe, hari no kubaho uyu munsi wa none ukijijwe. Ni irihe somo wizemo?
kubaho udakijijwe no kubaho ukijijwe. Ni irihe somo aho hantu habiri wabonyemo muri ubwo buzima butandukanye? Icya mbere, kudakizwa ni ukuroha. Gukizwa harimo inyungu nyinshi, itandukanye n'ibyo twibwira amafaranga, itandukanye n'ibyo twibwira ngo amamodoka. Harimo inyungu imwe yitwa amahoro. Mu gakiza harimo amahoro, mu kudakizwa nta mahoro ariyo. Ko na Yesu isezerano atanga kuruta ayandi yose ni isezerano ryitwa amahoro, kuko nta muganga waguha ikinini cyitwa amahoro. Nkunda kubwira abantu ngo amahoro aramutse ari ikinini yaba avura indwara yitwa agahinda. Kenge nkunda kubanga agahinda ni kabi, nabuze izina nakita. Hari abo duherutse kuganira nk'uko ku itangazamakuru, ndababwira ngo uramutse utwikuruye mu mitima ukareba uduhinda turimo, wagenda uhungabana. Abantu bafite uduhinda twinshi dutandukanye, nta n'umuganga wabaho washyiramo igipimo hano ngo akuremo azunguza avuga ngo ndabona ufite agahinda gapima 39, uretse Yesu wenyine niwe wamenya agahinda ufite, yarangiza akaguha amahoro. Ayo mahoro rero niyo nyungu ya mbere nabonye mu gakiza. Amahoro bagusohora mu nzu ukagenda uririmba, ayo mahoro ntahandi. Abantu babirukana ku ishuri bagataha bakubwira ngo mama batwirukane kuko nta burodero twajyanye, ariko ukabaririmbira ngo kuko umwami Imana dukunda turi amahoro. Amahoro niyo nyungu nabonye mu gakiza. Mu buzima nanone bw'ibyaha cyangwa ubuzima nanyuzemo bwo kutamenya Umwana, ni igihombo gikomeye cyane. Kugera mu rwego uzi kuba umunyabyaha ukagera mu rwego umuntu atagusiga muri salo, akavuga ngo nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na cagi, nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na laronje, kandi wagiye kwa tonto, wagiye kwa shangazi, uri no mu rugo iwanyu. Wenda wavuze ati nubwo nabaye reka ngere home ndebe mail, wahagera ukumva mama warakubwiye ngo, aravuze ngo Reponse genda urebe Claude, kandi uri musaza ugenda ubuganiriza Claude, atari urukundo. Uri iwanyu mu rugo bahamagaye Reponse genda uganirize musaza, ari kugira ngo barebe ko utahitana iyo frate cyangwa. Urumva rero nta cyiza cyo mu byaha, aho ni mu rubyiruko wenda, ariko no mu bubatsi usanga nta mahoro y'abanyabyaha. Niko biri yivuga, iba ari imiguruko, ari imiguruko. Ariko harabona nigeze mbwira n'ibirebe ari nigeze mbwira ati ku manywa twirirwa turi ba murokore, twirirwa turi inyangamugayo, aho twirirwa tugenda mu mamodoka, umwe atashe undi atashe, tuba turi inyangamugayo. Umwe atega cyari kuzunguza agataro, undi ari mu buyede, wenda batwita inyangamugayo. Ariko wagera mu rugo andi abana batacyumva, urenze muri salo kuri saramanje, wagera mu cyumba hahandi musigaye muri babiri, umwe akahita bakomanda undi akabajetira. Mbese bibera hariya mu byumba. Kristo aduha amahoro ava kuri we n'agakiza, ko agakiza gatwikira byose. Niko Pawulo yanditse ngo urukundo rubabarira byose, rutwikira byose, rugenda hejuru y'ibintu byose. Ntacyo twabona twarutisha agakiza, haba mu rubyiruko, haba mu bubatse, haba no mu basaza. Uzi guhura n'umukecuru wamenye Imana n'akabando ari kujya ku rusengero, aho undi ari kujya guterekera. Mbese ni ibintu bitandukanye. Aho undi mukecuru asinzira ari ukanywa agaprimus, n'abana bakabazi ko agaprimus ka mukecuru kagomba kuba gahari, ariko undi yavuga ati mwami yecu, nubwo atakibasha kuvuga ariko yapfukama gusa, cyangwa nubwo atakibasha gupfukama rendi aha yarambitse akabando kari akahita yisinda. Itandukaniro rirahari ryo kumenya Imana no kutamenya Imana. Hari ayo mahoro wa mugani wabonye, hari uko kugubwa neza, hari uko gutuza. Ase pastor, uburyo ngende bo kumva uvuga ibintu bya Yesu ukiri muri buriya buzima, ako kantu kajyaga kaza ukumva
iyo mpano urayifite yo kuba wabwiriza, yo kuba cyangwa hari ukuntu wafataga nk'abo bagenzi bawe wenda ukabatera za strakayi ukabemeza ukabaha story wenda akaba ariho naho byavuye? Bibiri iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Burya bya bindi bya kera ntaho bijya, ahubwo birahinduka bikaba bishya. Niyo Imana itanga impano iguha impano bitewe n'uko umeze. Buri iyo witonda usanzwe utavuga niyo ukijijwe, Imana ntiyaguha impano yo kubwiriza, ahubwo iguha impano y'ubwenge, impano yo guhugura usanzwe witonda utavuga, yo kumenya. Ariko iyo usanzwe waganiraga, wavugaga, wateraga blague, niyo ukijijwe ifata ya blague yawe, kwa kuganira kwawe kukaba gushya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye iyo umuntu yari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Ni wa wundi uzane ne hari mushyashya. Ubu kera ntarakizwa, wenda nkiri umwana najyaga njya ku ishuri kuko twe navukiye mu buzima bwiza wacu, hari ubutunzi, wenda aho ntabwo twagiyeyo, nabaga ndeba amafilimi y'uburyo bwose mbeza. None nagera ku ishuri abana nkabicaza nkavuga filimi n'ibimara isaha n'igice, niba ari amasaha abiri nkayivuga, niba ari iminota 30 twari gukina, nkongera nkasubira mu ishuri, nkongera nkaza kwitangirira hahandi yarangiriye. Ubwo dusohotse abandi ntibajye no kurya, ndindire nge ko baza kuntwara n'imodoka, ugasanga bankoze uruziga, nkongera nkayitangirira tukagenda, niba ari uko nejo nkazongera paka nyirangije yose. Bivuga ngo rero n'ubundi mbere yuko nkizwa narasabanaga, nari rasta urukundo yo amagacense byonyine usanze mu kabari mambo rasta tabaho batera imetero jama. Gutera imetero rero ni amacupa 12 ya Primus, buryo yegeranyije yatondetse abyara metero. None ubwo umuntu uri muri kontwari ngo tera imetero man kuri iriya tebo, ugomba mubwiye ngo zana ikese ya Primus, urumaye chance gusa. Ubwo rero narasabanaga na mbere yuko nkizwa, nijijwe bya bindi byo gusabana Kristo abivunjamo kuvuga ubutumwa. Pastor, urumva hari akantu utemuti ukiri umwana warubayeho ubuzima bwiza, ubwo bazaga kugufata ku ishuri ureba nta kibazo. Ntabwo nshaka wenda kuba ko nirinze ko tujya muri testimony cyane kwa ko hari amateleviziyo menshi twazibonyeho, ariko ndagira ngo nimba nta kibazo umbwire byaje gute kugira ngo ujye ku muhanda? Wari ufite ubuzima bwiza, wari ufite umuryango mwiza? Kubivuga biragorana. Mwana wavutse akamenya ubwenge bamwoza, nagize imyaka 10 naze kwiyoza, taruko ndi ikigoryi mu rugo hari abakozi banyoza, ntasohoka igipangu ko niboneye mu rugo hari abaje badufashe neza. Naratemberejwe mu maparike, mu mahoteli, njyaga njya mu cyaro muri vacances, abana mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve akana k'Ikigali kuno kavuga. Ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Ubuzima ari ubuzima. Nagize imyaka 10 narakurikizwa. Ibaze rakana kagahungu mu mafaranga ngana gutyo kadafite muri umuna wako, urumva ko nari ubuzima mu buryo bwose bushoboka. Ariko umubwiriza yaranditse aravanga iby'isi byose no ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yasize nta muntu n'umwe tugira icyo dupfanuriwe, uretse mushiki wa papa mukuru wageze mu myaka myinshi nka za 80 uri mu cyaro, ariko abandi bose ni kuvuga igisekuru cyacu cyose cyarazimye, ni njye nyine wasigaye. Urumva rero wa mwana avukiye muri bwa buzima, mu mezi 3 yonyine nisanze ndi ku muhanda, ko nta handi nari kujya. Ubutunzi, inshuti, imiryango, abavandimwe byari bishize. Nisanze nyine Rwandegisi hariho ngangika ukatujya kuri Zion, uzabona hari station ya Disantre, hari pipinieri munsi y'umuhanda. Hari pipinieri, hari amateke yari yarahimejeje turuka kwa Karirose. Abantu bahazi 9-5 kugera nko muri 9 umwaka wa 2000 habaga amateke. Ayo mateke niyo twagangikagamo, niho niberagamo, niho natangiye gucomera, niho nashyiriyeho dread ku mutwe, niho ingendo kuko niho bamaze gucoma ngo ugende nka Babylon tufata bawusi yawe wumva ingoma abandi batumva. Yes, rero arangije bandura. Ariko nagiye mu muhanda nakoresheje ibyo biyobyabwenge kubera izo ngaruka
z'amateka ya jenoside. Ntabwo ari uburara, nta nubwo ari n'amakimbirane yo mu miryango, nubwo bimwe mu bizana abana ku muhanda ibyo birimo, njyewe nicyo cyabinteye. Waje kwemezwa gukizwa gute? 2003 nibwo ninjiye mu rusengero, nibwo nakiriye agakiza nk'umwami n'umukiza. Ndabyibuka icyo gihe nari naraye mu kabari kitwaga Calvados kabaga Nyabugogo imbere ya gare. Ni akabari kazwi gafite amateka, niko nari naraye nkweramo. Reka mvuge ngo Yesu aho yibereye mu ijoro akavuga ngo zimwe nizo za nyuma, ejo nzagucakira. None yarancakiye kandi yafashe neza, ndamushimira. Ukimara gukizwa no guhabwa izo nshingano, nta mbogamizi wigeze uhura nazo? Imbogamizi nahuye nazo, cyambere abo narinjemo ntibahise bangirira icyizere. Umuntu mwari muzi ufite amadrede, amaso yaramenetse, uba amaso ari kugenda aba nk'ay'abana, urabona ko asigaye ameze nk'akabebe. Kundi ijoro ryarahiye, ntareba n'imvugo n'iki, noneho nakwegera umuntu agakikira ishakoshi kavuga ati ejo bundi bibye Bibiliya, ejo bundi bibye telefone, ukabona arayikikiye kandi narabatijwe. Urumva rero urugendo narwanye n'ikosi. Hari umuririmbyi wenda kubakijijwe leta yabyumva, uba mu ndirimbo z'agakiza zo gushimisha Imana, no muri 36 harimo igitero kivuga ngo mvugutira kandi ucure umaremo inkamba, umpindura igikoresho wishimira. Iyo ikijijwe Imana igufitemo umuteguro ku mukozi wayo, ikunyuza mu ikosi yayo, mu ishuri ryayo ry'abanyamwuka bita ishuri. Narinyuzemo mushiki wanjye, nahuriyeho na byinshi. Reka twateguye ubuhamya cyangwa se ikiganiro cy'ubuhamya. Ubu nambaye ubusa, nishwe n'inzara, ngiye ibisheke bya Nyabarongo, nishwe nabyo ntaciye, ari imitwe, yewe nariye imyembe irashira, igiti kigashira nkatangiye ntayibye. Ari ishyamba ry'imyembe navumbuye ahantu, y'inzara yakwisha ugenda uvumbura ukarema. Nabamaze imyaka 7 mba hanze, nagira aho mba nirara mu rusengero, kandi ntanga ubuhamya bufite gihamya. Namaze umwaka n'amezi 6 urusengero rwa ADPR mu Kiyovu nduraramo, abantu baranzi. Nababariye Nyabugogo, mbabarira mu Kinamba, Nyabugogo kuri Kobire, n'ubu tuhageze hari abatipe banzi bakiriyo hariya Puwaru kuri Stivale, yewe nta utanzi. Ni amateka afatika y'inzira zo mu byaha Nyabugogo, y'inzira y'umusaraba maze gukizwa, ishuri ry'Imana, kujyana naho usohoka mu rusengero umuntu akamuhabira ngo Yesu nashimwe muroko, kandi ari kureba ko nta kintu cy'abandi nsohoka ngo kutaruherutse. Nkagendana umubabaro kugera naho ngera, ntangiye no kuvuga ubutumwa kayabasuyemo. Nari narumye kugera aho umuntu agenda ukagira ngo araza. Akakabiri kaje ejo mu gitondo, ubu nari narahomba, inzara irakwicara araba akagira ngo uri kurunguka, akavuga ati uriya muntu ari guhengereza icyari amaso yamena. Yewe ni byinshi, ariko turashima Yesu ko bwije nuko bukeye, hari aho Yesu ari kutugeza. Bwa mbere ugihabwa inshingano zo kuba wagira ikintu ukora mu itorero, nimba wenda ari ukuyobora amateraniro, nimba ari ukubwiriza, nakahe gatende wakoze, nakakubayeho wenda ngo ucanganye ibintu? Kubera ko nabaye mu bintu byo gusenga cyane, kandi ikindi muri icyo gihe cyo gusenga nkaba naragendaga nyobora amagroupe y'amasengesho atandukanye, byaramfashije no kwinjira mu muhamagaro wa kiyobozi. Kuko urumva narakijijwe, habaye igihe cyo gusenga ku giti cyanjye shaka Imana, none ngenda nshinga n'amagroupe y'abanyamasengesho, kandi akenshi nkabera mu n'ubuyobozi. Imana rero iri kugutegura icyo uzaba cyo. Ahantu hose nabaga ndi nahitaga nyobora, niba ari groupe y'abanyamasengesho ugasanga nyirimo ndi umuyobozi, buri tsinda ryose ndirimo nkaryinjiramo ndi umuyobozi, ndiyobora. Bitangira kuntegura kuzabamo umuyobozi. Wenda inshingano ya mbere nawe mu itorero niyo kuyobora icyumba cy'amasengesho. Rero natangiye kuyobora icyumba cy'amasengesho cy'itorero ku mudugudu kuri ADPR Kirura. Ni icyumba cyagize imbaraga kizwi muri iki gihugu,
kandi n'ubundi nari nsanzwe ngisengeramo. Icyo ni kimwe. Ikindi nari nsanzwe nsengera no mu bindi byumba za Gakinjiro, za Muhima, mbese najyaga njya kwinjira mu nshingano n'ubundi isa nkaho nyimazemo igihe. Ubwo maze kuba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho ndobanirwa nanone kuba mwarimu. Nanone mba mwarimu nari maze nk'imyaka nk'ine mvuga ubutumwa ngenda mu biterane hose. Itorero ribona yuko nkitana, itorero ribona yuko nkwiriye kurerwa kubamo umuyobozi, nibwo nahawe inshingano y'ubwarimu. Urumva nyinjiramo nanone, ariko nari maze igihe n'ubundi ndi mu bintu by'ubuyobozi cyangwa ngenda mvuga ubutumwa no ntangiye kubana n'abayobozi kandi ifite n'abandi. Ndashimira umwarimu witwa Faina n'umupasiteri n'uwo twabanaga Kiruhura Rugambage Emmanuel, barazwi muri ADPR muri paruwasi ya Muganza, bagize uruhare runini n'uwitwa Pasiteri Claude. Abo bantu ko ari batatu kundera nk'abandi uwo ndiwe uyu munsi, ariko cyane cyane shimira uwo mubyeyi twa mwarimu Faina wabanye nanjye n'umumama ari mu cyimbo cya mama, yarandeze mu muhamagaro anyigisha gusenga aho ngeze ahangaha. Naho nta dutendo twinshi kuko ndi umuntu ukunda guca bugufi, ndi umuntu ukunda guca bugufi, ukunda guhugurika, ukunda kuganirizwa. Y'ibyo bintu rero ubikunda biba byoroshye kwinjira mu buyobozi ukamenya vuba icyo gukora. Pastor, bibaye ngombwa ntibikabe bibaye ngombwa ko wenda izi nshingano z'igipasiteri tuvuga ngo ushaka ibindi bintu ukora, atari kuvuga yuko wavuye mu murimo wenda ukavuga uti ndakora igipasiteri ariko mfite gukora n'ibindi bintu ku ruhande, ni nk'ikihe kintu uyu munsi wakora? Wenda muri njye mfitemo impano ebyiri. Mfitemo impano y'ivugabutumwa, nkagira n'impano y'ubushoferi. Muri njye ikintu bita imodoka niyo nabasinziriye maze nayo twarasinziriye. Urumva natangiye gutwara imodokari muri 97, nari umushoferi utwara imodokari mu muhanda n'amakamyo y'ubwoko bwe, nta modokari wanyicazamo nginanire. Indi mpano yindi nizi ni impano y'ivugabutumwa. Wenda hari icyo bita ubuvolontere, kuba pasiteri uri umuvolontere ufite ibindi ukora. Sinzi gucuruza, nabitanga. Naguzi kuririmba se? Kuririmba kubera ryinshi nanyweye. Ijwi ryo ryarapfuye, niyo mu gitabo sinayibasha. Maze nkubwiye ngo ndajya gucuruza, ngiye gucuruza nagira ubuntu nkabyitangira. Mbese uretse kuvuga ubutumwa nta yindi mpano nizi, ubundi nkanitwara nta kindi nakora uretse mbese ibyo bintu bibiri, gutwara imodoka, kuvuga ubutumwa. Gucuruza rwose wajyuza nabona amarira utaranarira nkahita nkwihera ukigendera uze n'iki kindi nakora. Impano yanjye ni ukuvuga Yesu, niyo ngiyo. Uvuze ku kantu ko kuririmba ko bitakunda, ubu nagiye kurara birimo kuririmba ugafashwa ukagenderamo. Uretse no gufashwa nimbe nanayoboye iteraniro, mvuge ngo turirimbiye 21 ntayo nazamu. Ni kuvuga ngo ndi pasiteri nyobora amateraniro ibiteraniki, ariko ubwo korari ije kuririmba n'ahantu babanyimuriye bahita babimenya ko kuririmba atari ubwo. Iyo mvuze ngo turirimbiye 21 ubwo korari iri yaje muri ayo materaniro ibizi ko igomba kuyizamura. Mbese kuririmba ni impano itari iyanjye, n'inshuti zanjye zirabizi. Nta jwi ngira, niba ari irya 8 niba ari irya 10 kubera ingaruka z'iryo nanyweye naracomye cyane, ijwi ryaragiye. Rero twizere ko rizaza. Reka tuvuge ku kintu kijyanye no kwihangana. Hari ukuntu urubyiruko rutagira kwihangana, ukavuga ati urumva ari ukuntu iyo umuntu yakijijwe akenshi rwose hari bizazana ahura nabyo, uko ni ukuri, ukabanza ugakubitika, kukunyomozwa, uko abantu kugutega iminsi ati reka turebe kuzabigumamo. Kuri wowe kwihangana ubifata gute? Ese twebwe tudafite kwihangana, basi kwihangana byaba byigishwa ku buryo wenda nzaze kwa pasiteri nemere nce bugufi mbe mu itorero ko kwihangana nafite nkugire? Ku bantu batagira kwihangana watubwira iki? Mbaje ikibazo cyiza. Kwihangana reka nkwita igiti ariko gifite imizi ndibuze kukubwira.
kwihangana ndakwita igiti, nindangiza nguha umuzi witwa kunyurwa, nindangiza nguha wenda umuzi wa mwamba, mwite kwizera. Ni ukuvuga ngo ntushobora kwihangana utanyuzwe. Yakobo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, ngo kubaha Uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Vuga ngo ntushobora kwihangana utanyuzwe. Nkurikire gato, ke ntushobora no kunyurwa utizeye. Bivuga ngo byanze bikunze urizera iby'Imana yavuganye nawe, abo baguca intege badahari. Numara kubyizera biravamo kunyurwa, uvuga ati nubwo mubona ameze uko, kuko Umwami Imana azantabara ntamwara. None iyo wamaze kugira uwo murongo wo muri Yesaya 50 urihangana. Ariko igihe cyose utanyuzwe, ntiwizere iby'Imana yavuganye nawe, abaguca intege bazaguca intege urambirwe ubivemo. Bivuga ngo reka kugira ngo ubashe kwihangana nuko ugomba kunyurwa, wamara kunyurwa ukizana iby'ijambo ry'Imana rivuga. Si n'ubuhanuzi gusa, ukizera icyo Bibiliya ivuga ku buzima bw'umuntu wakijijwe. Ndatanga urugero, umuntu akizwa yari afite uburyo bw'imibereho, akenshi niyo mibereho yavaga mu manyanga. Ariko amara gukizwa, maze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ya manyanga wakuragamo imibereho ukaba wayireka. Iyo umaze kuyireka rero habamo gusubira inyuma mu buzima busanzwe. Urumva rero kubona wa bandi mwakinanaga diro bikarya bameze neza, bameze kuri, birasaba kunyurwa icyambere n'ubuzima urimo, ukanyurwa nabwo utabukunze, kuko si bwiza, ni ubuzima bw'imibabaro. Ariko uranyurwa nabwo kuko wizeye ko hari ijambo ry'Imana rivuga ku bayimenye. Nta kindi, naho kurira kwararira umuntu, bwaki impundu zikagira gute zikavuga. Musore rero, rubyiruko bajene, mubanze munyurwe nuko muri. Kera mwarabeshyaga bakabahaye kujya kuri kantine cyangwa mugiye kugura inkweto mukajya kwibyinira, banze unyurwe n'uburokore, nawe wababuza y'amavuta unyurwe n'ijambo rivuga ngo kuko Umwami ntamwara, kugera ku munsi Imana izabona ko umaze gutungana rwose, ko naho yayaguha utakongera kwandavura, izayaguha. Basigare bavuga ati Imana ya Clementine burya turabona ihari, Imana ya Pacifique burya irakora. Ariko igihe ukiri mu kwigishwa birasaba ko wihangana kandi ukizera icyo Imana ivuga. Hari ikintu ushaka wari ukomejeho, hari ukuntu urubyiruko akenshi nanone mu kintu kiturimita kuza muri aka gakiza bitwaza imirimo, kavuga gukizwa bisaba imirimo, bisaba uko kwitanga, uko kwibabaza, uko kwiyiriza, uko gutanga, uko kugira nyine, ugasanga nyine barabifata nk'ibintu bishiririye nyine bibakomereza ubuzima, kandi urabizi tuba dushaka ibintu biduha amahoro byoroshye bitatugora mu mutwe. Ese koko ndagira ngo tumare umwongenge wowe kubifata agakiza ka Kristo kaba ari imirimo cyangwa aho bukaba ari ukwizera? Kimwe, hari kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi umwizera iyo wamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana ukamwakira. Iyo umaze kumwakira imirimo iraza. Ndabigeranya n'umwana. Ubundi mu buhanga, ubumenyi busanzwe, umwana agaragaza imikurire mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ubwenge, ibitekerezo. Uburyo bwa kabiri ni mu gihagararo. Uburyo bwa gatatu ni mu mbaraga. Uravuga ati umwana wanjye ari gukora neza. Iyo atangiye kumenya ko yakubise itasi hasi umubuza ngo ni bibi, ubutaha ajya kwifata akakureba, ubona ko atangiye kumenya, afite ubwenge buzima. Cya kabiri ni mu gihagararo. Iyo umwana agwingiye ugira ngo no mu mirire mibi, hari ukuntu bapima umwana mu bigo nderabuzima akaba ati umwana ari mu mirire mibi, arimo aragwingira. Uburyo bwa gatatu ni mu mbaraga. Ni handi uzabwira umwana ati mukuru ati nzanira kariya kabido, aho gasana kakandi gato karaza kurwana gakurura bikanga, ariko kari kukwereka ko kaba kagabo. No mu buryo bw'umwuka rero, iyo umuntu yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe,
niba umubyeyi anezezwa no kubona ko umwana we ari gukura, n'Imana nayo inezezwa no kubona uwo yabyaje ubutumwa bwiza ari gukura. Ukura no muri ubwo buryo butatu. Hari uburyo bw'ibitekerezo, hari umuntu muganira no mu buryo bw'agakiza ukabona n'ibyo avuga aracyari ingwingiri. Akubwira ko imirimo nta kimaze, ariko burya ababeshyi. Ubwo ni ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka. Imirimo irakenewe. Imana inezezwa no kubona uwo yabyaje ubutumwa ari gutanga umusaruro muri sosiyete. Twese tubarizwa mu muryango witwa itorero, ariko muri uwo muryango witwa itorero reka mvuge ngo hari amatsinda tubamo, ariyo ma eglise agiye atandukanye. Kubamo rero wifashe nk'imfubyi ntago byanezeza umushumba we, n'Imana ntibyayinezeza. Kandi imirimo ahubwo tubanze tumenye ni iyihe. Hari uzi ko imirimo ari ugutanga icya 10 gusa, hari uzi ko imirimo ari ukugura intebe mu rusengero, hari uzi ko imirimo ari ukuzubaka igihe bari kubaka, hari uzi ko imirimo ari ugusenga 7 na 5, ukaba muri groupe yitwa Barakayi worship, cyangwa uri muri groupe yitwa Nazareti ububyutse amasengesho. Oya, umurimo wose wakora uwukoranye urukundo, Imana irawandika. Ndatanga urugero, muri icyo gihe nabaga mu itorero ntagira iyomba, sinari mfite icyo nakwitanga, ntacyo. Ariko nabaga ndi mu iteraniro riri mu bwitange bari nko kubaka cyangwa kugira bw'amafaranga. Umuntu uzacunga uhagurutse batinye ndatanga miliyoni, urusengero rukomera icyarimwe amazi. None mu miliyoni bakomeza atanga 700, 300, 150, hakaza kuza n'ab'icumi, hakaza kuza n'aba5, hakaza kuza n'abatanga imibyizi, nzaza nkora ubuyede. Usanga ya mashyi yo kuri miliyoni aza ari menshi, ku 10,000 ntibaba bagikoma amashyi, baba bagira gutya. Nge rero 5 nabaga ndimo, nabaga mvuga ati nubwo ntacyo mfite nitanga, ariko nanjye mfite amashyi. Guturuka kwa miliyoni nakomaga amashyi kugera ku 200 ngikoma amashyi no kutanga ubuyede. Imana ni ikifite n'amashyi. Wese umuntu abati nyenzaza nkora imibyizi 5, nta wundi ukomye amashyi munuse nagarutse bakureba gati bose barakebukaga bakane. Ko nibyibuka igihe kimwe nigeze mpfukamana ndi gusenga, Imana irambwira ngo mwana wanjye watanze miliyoni namwanditse, nawe ya mashyi yawe nayanditse uruhande rwatanze miliyoni. Navuga ati ya mashyi yandika ngaho ibaze kuno nayakomaga. Rero none yakomaga, mbese nzi ko nanjye ndi kwandikisha. Urwo ni urugero ntanze rw'uko umurimo wose ukoze ukorana urukundo unezeza Imana. Urundi rugero rwa kabiri, nabayeho ngira ububyutse bwa Nibatore, kuvuga ngo nkizwa nahereye muri Nibatore. Kandi n'uyu munsi ndi umwe mu bapasiteri bakunda Nibatore, na n'uyu munsi ndacyakora Nibatore kugeza n'ubu isengero zidaterana. 10:00 yangiye mu maraso mba nkanuye. 10:00 uzagerageza nka 10:00 unyandikire kuri WhatsApp, nzahita ngusubiza ku buryo bazi uyu mupasiteri ntasinzira. 10:00 mba nkanuye, mbese n'isaha mba mu maraso, nta reveni irirwa nshyiramo, niyo naryama 9:40. Ubwo 10:00 bihita binza mu maraso nkaba ndakanuye. Noneho muri Nibatore mbamo, numva Nibatore birimo abantu bake nka 20-30, kujya kubwira ngo senga, nawe senga, nawe se ukabuza uwo wabwiye n'uwazibwiye ejo bundi n'usigaje gusenga. Bose bakazahindukira basenga kugira bazongera bagatangira, ntawe urambwira ngo senge. Mbonye yuko nta wampa mwanya n'uwo gusenga, nge nihangira imirimo. Ubuyobozi bwacu bw'igihugu bujya butwigisha kwihangira imirimo, no mu buryo bw'umwuka tugomba kwihangira imirimo. Hajya nzinduka mu gitondo, nkakaba ninjye ukomanga bagakingura urusengero, nagize nkatoragura udupapuro bataye mu rusengero nkajya kutujugunya. None se nubwo nta wambwira ngo senga, hari uri bumbuze gutoragura udupapuro. Narangiza n'intebe nkazitereka mu mwanya wazo. Ikintu gitangaje, igihe kimwe maze kujugunya utwo dupapuro babaga bataye muri fuberi munsi y'urusengero, numva ijwi ry'Imana rirampamagaye 10:30 mu rukerera, nta muhanuzi, kandi rimpamagara mu izina ry'Irisino banyitaga mu rugo nyiri umwana. Uzi ko n'Imana izi ituzi ikamenya n'amazina y'amasirino. Ndakebuka ndeba impamagaye ndamubura.
numva rirongera isubiramo riramamagaye bwa kabiri bwa gatatu rirambwira ngo mwana wanjye kubemera ko Imana ivuga. Haleluya. Numva ijwi rirambwira ngo mwana wanjye n'utwo dupapuro utoragura natwo ndatuzi. Ngayibaza nadutoraguraga ntarumva ijwi, ubwo saho numvishijwe na kandi kadafatika nageraga gute naragatoragura. None ubu ndi pasiteri ufite biro nicaramo. Urumva hari ubundi hari umuhamagaro uhagarika undi. Niba ufite impano yo gukubura ntiwaba uri pasiteri ngo ujye gukubura. Ubwo ni umuhamagaro wahagaritse wo gutoragura udupapuro. Ubu mba ndi kwakira bazana byifuzo cyangwa gutegura gahunda z'amateraniro. Cyo nabwira urubyiruko ntihazagira ubayobya. Iyo ni imikorere ya Satani ibabuza kwishakira imirimo. Umwana nukora no mu itorero mu muryango w'abana b'Imana, buri tsinda ubarirwamo cyangwa buri torero ubarizwamo, umuntu uzaza kwigisha ko imirimo nta mumaro uzamenye ko ari imikorere ya Satani. Imana inezezwa no kubona umwana akuze mu bitekerezo, mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Biratunezeza twebwe ababyeyi. N'Imana inezezwa nuko ibona ufite ibitekerezo bizima bitagandisha abantu, bitababwira ngo ko imirimo nta kibuze. Icya kabiri, ko waba uri mu bandi ukabereka umurongo. Icya gatatu, kugira icyo ukora. Imirimo resi yayindi igaragara gusa, hari n'indi yo mwibanga. Ndabyibuka muri ubwo buzima bwanjye ntagira icyo ndya ntagira iki, najyaga mbona 100 nakariye ntariguramo papiye mushwari, hajya mu materaniro mu byumba by'amasengesho za Rubonobono, za Galilaya, za Nyarugenge, za Muhima, za Cyahafi. Aho nicaye inyuma ku ntebe y'inyuma, bagera nka Cyagembe sitaniryo wenda niba ari amasengesho arangira saa 10, nka saa 9 nkasohoka na papiye mushwari yanjye, hajya muri za toilette nkajya nziganagura aho bazanduje. Urumva no hahurira abantu benshi, havuga ati man iri jana ryanye nari kuri rya mandazi, none nariguze papiye mushwari. Uyu muri mu wandi hari uri bumbuze kujya guhanagura za toilette banduje. Ahubwo tumenye imirimo mu itorero niyi irahari myinshi yo mwibanga itazwe. Imana iduhana umugisha. Amen. Ngorega n'ubundi ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye rwose. Mbere yuko tugana ku musozo, hari ahantu nabonye ni kuri channel imwe barimo kuvuga ku bintu, ubwo impamvu ugiye kubibaza nuko hari urubyiruko dukeneye kurambagizwa, hari urubyiruko dukeneye gushaka. Uri muravuga uti njyewe madamu wanjye Evan narinze tubana ngo uretse umunsi umwe, ntabwo nibuka neza ukuntu wabivuzemo, ngo uretse umunsi umwe ngo wamuhaye 1000. Niba ari cyo wari ufite uyu munsi wa none, ubona bishoboka yuko ushobora kurambagiza umukobwa ukarinda umujyana nta kintu umutanzeho umusipendinzeho? Cyambere wenda kamvuga ngo hari imiteguro y'Imana igiye itandukanye, ariko ubundi mbere byose habanza urukundo na kwa kwizera, kuko madamu wanjye yagize ukwizera kurenze, ko namushatse ndi mukuru murusha imyaka 13, akiri muto, afite avenir ye y'ejo hazaza. Niko bamubwira ko ukiri umwana uri mwiza, ejo kuzabona umugabo, urashaka uriya musaza. Kandi nari ishaje pe, uretse ubundi urana ntazagaruka kuri channel yanyu ufite nk'imyaka 12 cyane rwose. Ndimo ndagenda mba muto ariko icyo gihe nari ishaje. Nibavuga ukuri abantu nibakarakara, umuntu navuga ngo ntacyo uzimarira ujye urakara. Yesu atagize icyo akumarira hari icyo wakwimarira. Nibavuga ngo ntiwize ujye urakare ngo bakwiciye ubukwe niwize. Abize bageze mu Buhinde abandi mu Bushinwa, we wica umva nkubwire. Uretse Yesu hindura amateka y'umuntu. None ngaruka ku rubyiruko rw'iki gihe, ubundi akenshi tureba ku bifatika, ntiturebe ku bidafatika cyangwa ibitaboneka, ariko biri mu mugambi w'Imana. Icyashoboza umuntu kugeraho rero kurenza amaso bifatika ni urukundo. Urukundo rukabanza rukaza, ko naye mpamya neza ko rutamugwirire. Yabonye ko yarabisabye Imana, niba ari we rero Mana mu rukundo rwo kumukunda, kuko nta cyatuma mukunda kigize gute gihari, kuko bye muteguro w'Imana rero irangije rarumuhata. Bajya bavuga ngo na gasaza timundekera gasaza
ariko yarakoze kunyemera mbimushimira ubutaha tuzazana niyo turi kumwe ndabimushimira yarakoze kunyemera kuko ntawe ari kunyemera urumva twabanye nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nari nejejwe ariko afite urukundo rwo kunkunda ndabyibuka tuvuye kwandikisha urukiko yarambaje ngo ariko sheri ubundi ugira konte numva arampamije ariko nanjye musubiza nihuse ndamubwira ngo kubona ngo uhagaze imbere ninjye n'umutungo wanjye wose icyo utambonana ntukimbaze arangije ari imyoza aragenda ariko turabana tujya mu rukiko imodokari yatugeze ihita yibonera akazi y'ivatiri iradukwepfa irigendera yibonera ikiraka niyo turimo twifotozanyuza amaso ku murenge mbona ko adahari ndavuga ati sheri uzi ko ya modokari yigendera ahita ambwira ngo dupfa kuba twasinye sheri urumva twari dufite urukundo rurenga ibintu turimo bimwe ukunda n'umuntu bigasaba ko umujyana iwanyu kuhamwereka aho uba mukunze anyemereye kubana mwambitse impeta byatwaye amezi 2 n'iminsi 24 none kuba nshyira mu kwa 9 hari akazi nari mfite ngo ndabika umushahara urumva nahise mfatiraho mu kwizera none sinari kuba nayo kujya mujyana Nyabugogo se aho ngaje kongeye kumwereka iwacu nawe nari mfite mujyana kimwe muri byo yaranzi wese uko ntanga ubuhamya nkiri n'umusore niko nabutangaga ari umukristo abwumva ati nge naracomaga urumva rero ibyo byose nabikoraga imbere ya abi anzi wese urumva Imana iresohoza umugambi we aranyemera turabana n'agahumbi kanjye niko namuhaye konyine twavuye ku murenge twipakiye muri Hirigisi ubwo nagiye ku murenge iyo ngiyi dukwepye ahita harimo urumva twaciye Kiruhura nyine tujya ku murenge bati nite uje nigiye ku murenge ati none umukristo wacu tavuga ati yari yiparikiye Hirigisi ku Gasima tavuga ati umuyobozi wacu ntabwo ubwo urumva nari umuyobozi w'icyumba umuyobozi wacu w'icyumba ntiyajya ku murenge ngo aza dukurikiye ubwo raza ku murenge nyine nk'abandi nari Imana ariko ubwo yari mukoresheje tumaze gusezerana turi kwifotoza mbonye mbabwiye ati modokari yigende tumwe ati nazanye ya Hirigisi ubwo nicara imbere na madamu abandi bipakira inyuma na dubure kinyote urumva mbese ni ubukwe wareba imbere ukabona nabageni warabipakiye inyuma si abantu bavuye gushyingura ese ko tubona ari abageni ariko ibintu bidasobanutse Imana irabisobanura cyane Imana yabikoze mu bukwe Imana yadukoreye ikintu nabona uko nkubwira ni amateka yabaye ugeze kuri ADPR Kiruhura urumva ni amateka yabaye ukabaza ngo ubukwe bwabaye bwiza hano n'ubu bakubwira ubwa Pasteur Theogene ubajije ubukwe bwari burimo abantu n'umwuka wera uzaho umuntu azakavuga ati wambare nkazakwambika batazananga umugisha ndakubabari uzanyambike wambare ukazagena imodoka yanjye mukozi Imana batazananga umugisha uzazinduke nutinde uzasanga badekoye iz'abandi mukozi Imana mbese iziba basaba imbabazi ngo batanguranwe imigisha na Imana yari izi ko kandi ifiti mbese nafite kwizera nabona uko nkubwira dote nayishize kuwa 5 mariage nyishyira kuwa 6 ubukwe bwanjye bwamaze iminsi 2 nino ndi gutanga invitation nuko yewe matuguragira ngo tuvune imodoka zo kuwa 5 muri dote zo kuwa 6 wambwira ucyenta nkubwira ati ntago ari weho mvuna ndi kuvuna Yesu wanjye wambabaje akankubita kanshyira ku ikosi ubu ninjye nawe narinze sore invitation ntagira iyomba ari ugukata gusanira mu byumba by'amasengesho mu bihuru nabaga muri amakross uzamuka ugishyoronge uvuye ku giti cy'inyuma hari imiko kirimo nafuriraga agapantaro nayo mfite muri yanze zuko agapantaro kaba kamwe nenga afite k'umukara gaciyuka hejuru haba umutuku hasi haba umukara niko ipantaro y'umukara iciyuka muri ubwo buzima ari aho nibera sore invitation ubuzima ari ubwo ngubwo umuntu wa 3 nahaye invitation yitwa John wa Kiruhura Imana imuhumugisha mwije namuhaye invitation leta yumvijwe rimubwira ngo jya gucumbikira umukozi wanjye tuvuga ati mukozi
Imana imbwiye ngo ngucumbikire ko numvishijwe yaramwe ko numvishijwe imwe ngo ngucumbikire tamubwira ngo tugiye none kumwe ngo ndaza nimugoroba ari byo nari kujya kwimura twese tujyana itanyerekaho nirarira nyine nguko uko naraye mu nzu byo kuvuga ngo ndajya gusenga ngo ntangije umushinga w'uko nirukana abadayimoni rozabone kuba nirukana nabaye mbonye ungemera ngo ndajya kwirukana abadayimoni ni birebire gusa Imana tunyuza muri ibyo byose tatwanze ngira ngo ituremere ubuhamya bw'ejo hazaza kandi hindure n'amateka cyangwa tuzabashe gufatisha abandi baba inama nagira urubyiruko rero bakundane baganire bamenyane ubundi ibyiza biri imbere naho umuntu arakunda umuntu kuko afite icyamukuraho cyo ni ikindi kiganiro ni birebire ubundi mugomba kumanuka niwanyu mu cyaro akagero kamenya ko bamwitaga Rudomoro kagero iwabo mu cyo kamenya ko bamwitaga Nyirambegeti ubu ingaruka dufite muri iki gihe z'amadivorce n'ibindi twahuriye mu mujyi umwe yaraje ku Gikobo yakawufata yari umuyede bateka agahinduka akajya Dubai no mu Bushinwa agahura n'umwana wavukiye ku itara n'inzobe yiwe cyangwa se n'ifaranga afite n'akazi akora vo bantu na amateka abiri duhuje atandukanye mwazabwira undi tishere kungurira sosiso amubaze ngigura nga ati 700 ibaze kwa kumuntu sosiso yararyaga ikidiana avoka aruka isoko ryo mwirango ryaremye urumva ari nta hantu byahurira umwe mushiki wanjye ibyo ni ikindi cyigisho cyase ibindi byafasha urubyiruko turenge ibyo tubona habeho urukundo habeho kuganira no kumenyana tubwizanye ukuri urubyiruko ruza gutangiza umushinga muri biro iwanjye aho nyobora nkabaha n'iminota 50 atisohoka mwaragane twaragane muraziranye past turaririmbana twariganye twabanye muri sebu twabanye muri rajipo tubana muri urumva tutaziranye past nukuri muraziranye none usohoka mujye hanze mbaye iminota 15 mugende muganire ibyo mwumva mutabwizanyije ukuri mubibwizanye mwongere mugaruke bagasohoka nkakura irido nkabona bari kwisekana yareba abasheri nyine bakinje mwabwizanyije ukuri twabwizanyije ukuri ntacyo tutabwiranye wenda nkabatungura nkababaza ati ninde wabwiye undi kagona bakayita barebana mu bintu abantu babwizanye ukuri ntawe urabwira undi ati ndagona n'urugero mba ndi guta wenda nanga cyangwa ntanze nk'ubu ngubu reka nkubwire ugomba gukunda umudamu wawe mwabanye kugera mu rwego rwaho umukundana n'umugono we mbese ni surprise gukora ageze mu rugo ukumva aragona mbese mu majyambere yakuzane akakuzaniramo n'umugono kandi nta ugona mu kinyabupfura avuge ngo ndi umugeni reka ngone nk'abageni abantu bose bagona mbese ni hatari ubwo urumva ugomba kugera mu rwego umukunda ukamukundana n'ibyo byose n'udushya wenda twigiye imbere gato tuvuye muri fiançailles n'abamaze kuzubaka ni intambwe umuntu atera rimwe mu buzima ukayitera neza cyangwa se ukayitera nabi wayitera neza ukayitera uyiteye wayitera nabi ukamenya kwitera essence ni kandi kibabaje subira inyuma ngo ufate umwitangirizwa uvuge ngo reka nyite nongere nsimbo kuyitera uyiteye shitire bene data tugarukira iki ni ikiganiro cy'ubutaha ku rubyiruko kububatse ariko byose niba hari ijuru ryiza no mu isi nabwo hari ingo nziza niba habaho gehenomo no mu buzima busanzwe hari ingugeramo byonyine ukabona ko ari danje ari mu muriro ubundi ukinjira muri salo itumenya iby'urwo rugo nubona umugore atagushuje cyangwa akagumiyo mu gikari bitumenya ko mbese ni danje mana ufashe mve hano amahoro hari ahantu ugera ukabona ni mu Gikobo mbese ni hatari Yesu atugirire neza Pastor nibihe bintu bitatu ushobora gutunga cyangwa kuba ufite ukavuga ati ubuzima ni bwiza kimwe muri byo ni umuryango wanjye uranezeza uranezeza umuryango wanjye nabona uko mubwira iyo ndebye abo bana ndabona yuko umuryango wacu utakizimye icya kabiri kinezeza ni mu murimo w'Imana
iyo ndi mu murimo w'Imana ndi kuvuga ubutumwa nkabona benshi bakizwa mpita nibuka ko hari igihe nabayeho ntabona umwanya wo kuvuga Yesu ariko Imana ikabiciriye inzira haba mbona uko mvuga Yesu. Cya gatatu kinezeza mu buzima, kinezeza mbonye n'uburyo nashyiramo imbaraga ku bana n'aba bana bo ku muhanda ngo ndebe ko nabonamo umwana umwe bahinduka akava mu byaha. Ibyo bintu iyo mbifite mu buzima bwanjye numva nezerewe. Hari abaje bansanga mu rugabo turi kumwe mu gihe cya korona, igihe yatangiraga, igihe umurwayi wa mbere yabonekaga biri mu rusaku, ubona ari ibintu umuntu atabasha gusobanura. Naratekereje ku makuru twese twarakurikiranaga ku maradiyo, ugasanga umuti wabyo ni ugukaraba w'iki cyorezo. None abana bo ku biraro Nyabugogo bazakarabahe? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, igihe abanyeshuri bataga muri icyo gihe babakora ku bigo by'amashuri, wahitaga ubona ko byanze bikunze igikurikiyeho ni uko abantu bazaguma mu rugo, ko amakuru y'ahandi icyorezo cyagiye twabaga tuyakurikirana. Ese ko tuzajya mu ngo zacu bo bazajya he? Njye n'umudamu wanjye kuko n'igikorwa dukwana twarahagurutse tugura amakarito y'isabune mu bushobozi dufite buke Imana yaduhaye, ngura n'uyu muti wo gukaraba, njya kubashaka Nyabugogo njyanywe n'ibintu bibiri. Icya mbere ngiye kubatoza gukora isuku, kandi ngiye kubabwira ko kandagira ukarabe abantu bari bari kuzigura ku bwinshi, afite amabotike bafite, ndi kubabwira kandi hose hari kandagira ukarabe ari yabo, kuko ntari kubabwira ngo uzagenda utire kandagira ukarabe ngo ukarabe ngabyumve. Ariko numva nimba atinya bati Imana tanose kandagira ukarabe ziri n'izaga, bazagenda bimvamo iyo confidence kari yabo koko. Ndavuga ati mwebwe ntimuzagira ubwoba, ahantu hose uzayibona uzagenda ukarabe ukandage, nta munyarwanda wabuze undi gukaraba aje gukaraba. Ari icyo ngendeye mbigisha uko bakaraba. Ikindi cya kabiri ngiye kubatinyura, urabona icyo bashyizeho nimero zo guhamagara uramutse ubonye ufashwe n'ubwo burwayi, nta telefoni bagira. Icya kabiri, nibabona polisi cyangwa daso baziruka, bo bahita bakwepana nazo. None ngiye kubatinyura mbabwira ngo nubona fande, we rero umuntu wese ushinzwe umutekano tubita bafande ku gazi, niba umunyerandi tuvuga atafande none safande. Aho uzabona fande hari mugenzi wawe uri guhumekana, ufite umusonga, uri kuribwa, ufite umuriro mwinshi, ntimuzatinye, uba bafande bose ni abacu, muzagenda ubabwira ati mugenzi wacu yaraburije mwana ameze nabi, bazaza bamufashe bamujyane kwa muganga kuvurwa n'ubuntu. Ibyo rero urumva mbikora atari uko ndi umuherwe, ahubwo mbikora kuko binezeza umutima wanjye n'umuryango wanjye. Uko nyafata n'abana banjye abo bato nkajyana nabo kubatoza ibyo bikorwa by'urukundo ku muhanda, kubwiriza za mayibobo. Mu bintu rero bijya binezeza, numva n'imbaraga zanjye nzazishyira mu gutanga umusanzu wanjye ndwanya ibiyobyabwenge, kuko nta cyiza cy'ibiyobyabwenge. Umuntu ashaka kubakurikirana yabakurikiranira hehe? Se mwebwe mwaba mufite ahantu umuntu yabasanga? Hari na benshi baba batubaza nimero zanyu, nimba kuzitanga byemewe nabwo mukaziduha kugira ngo abantu barusheho kubasanganira. Murakoze. Nimero zanyu ndazitanga, ntacyo bitwaye, wampamagara tugafatanya mu bitekerezo cyangwa amasengesho. Ni 078 54 6 39 61 0 7 8 5 4 6 3 9 rimwe. Noneho wenda handi ni kuri social media cyangwa se urubuga natangije rw'ivugabutumwa, hacaho ijambo ry'Imana, nubwo rugitangira ndumva n'iminsi 10 itarashira. Natangije channel nise Pasiteri Theogene Inzahuke. Bivuga ngo iyo wanditse Pasiteri Theogene zihita ziza ari nyinshi aho nagiye mbuvuga ku macana, ariko yongeyeho ngo Inzahuke, nta TV iriho, yongeyeho Pastor Theogene ukongeraho Inzahuke, kugira ngo hahita haza iyo channel yanjye, hanyuraho ijambo ry'Imana, ubuhamya, ijambo dutegura tukanyuzaho nka 3 mu cyumweru cyangwa se 2 mu cyumweru,
bitewe n'umwanya tuba twabonye icyo tugamije wenda kuri iryo jambo kuki nahise nzahuke umuntu azahara mu buryo bubiri hari ukuzahazwa n'amateka cyangwa ibigeragezo Kristo niwe wakuzahura akaguhindurira ubuzima hari no kuzaharira mu byaha ukazahazwa mu byaha ukazaharira mu byaha ukagera naho witiranwa n'ibyo uzi ko umuntu bamwitiriye ibyaha akora iyo uri umujura bakwita ibandi iyo uri umusinzi bakwita umusinzi uzi ko hari n'igihe bakwitirira izumwa inzoga hari zitwa muri ture yewe muntu siruduwiri hari n'izitwa utuginga ibaza umuntu ahagaze kuri konti kari kuvuga ngo mpakaginga ubwo se umuntu umwe akaginga bamwita urumva rero aho umuntu yazahariye yaba mu mateka yaba no mu byaha Kristo niwe wamuzahura ukaba inzahuke ishima Imana rero ni cano izajya icaho ubuhamya bw'Imana ubuhamya n'amateka bw'iby'Imana yadukoreye n'ijambo ry'Imana jya kuri cano ya Pastor Theogene inzahuke udushyigikire uri unakanda n'ahandi hatukura bakora like bakora share Imana ibaho umugisha mwinshi naho ngaho ubundi ndaboneka ndahari hari abakunda kuvuga ngo ndi pasiteri w'umujyama oya ndi pasiteri usabana ntabwo ndi pasiteri w'umujyama ahubwo ndi pasiteri usabana murakoze Imana ibaho umugisha turabashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukaza kuganira natwe turishimye Imana ibaho umugisha kuri cano mwaduhaye ikaze ngo tuze tuvuge ubutumwa bwiza turi kumwe no kuri turabashimiye cyane ndakeka ko mwatangiranye natwe kandi musozanyije natwe byaba bibabaje warebye iyi video ugahagararamo hagati hari byinshi waba wahombye njye mwabanye mu kiganiro nk'ibisanzwe ni Brenda murabizi ko nagahora kagaruka tuba tubafitiye ibintu byinshi byiza cyane kandi no kuri ibyo dufite imbere ni byiza kurushaho Imana ikomeze iturindire mu buntu bwayo abadukurikira muri munce zitandukanye ntabwo tuba twabibagiwe nubwo twatangiye tutabasohoza tutabakiriye ariko mujye mukomeza mwisange nakagaruka Imana iduhe umugisha twese